Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu n'umunsi wanjye, uyu n'umunsi wawe. Nejejwe nuko tugeranye ku mpera y'umwaka. Uyu mwaka wa 2021 wawubonyemo ibigoye, abantu benshi bahuye n'ibigoye, isi muri rusange ihuye n'ibigoye, ihuye na corona, twayoboye amazina yayo, twayoboye ibyayo, ivugaho ibintu byinshi, yewe n'abahishuriho gakeya. Ngewe biranacyana hari tubyinjiranye no mu wundi mwaka, ariko Imana ishimwe ko yabanye nawe umwaka wose, ukaba ugeze ku musozo w'uwo mwaka. Nkunda impera z'umwaka, ngakunda intangiriro z'umwaka bikomeye. Niki gituma mbikunda? Nkunda impera z'umwaka kuko biba bijyanye n'ibibazo byabo, kandi intangiriro z'umwaka zindemamo ibyiringiro bishya. Mba numva negera iby'Imana yasezeranye nanjye. Ese nuko ibyo twasabye byose biba byarakemutse? Haba harimo byinshi bitakemutse, ariko icyiza cy'intangiriro z'umwaka wumva ufite ibyiringiro, ukavuga uti aharaho iby'Imana yasezeranye kuri njyewe, ku rubyaro rwanjye, mu mirimo yanjye, mu byo nkorera Imana, mu iterambere ryanjye, aharaho uyu wawe ari wo mwaka wo kubigeramo, wawe ari wo mwaka wo kubitunga. Ubwo ndavuga bya bindi dusezeranyije tukiri hano mu isi. Rero reka umwaka wo kugusigira amaganya menshi n'ibitarakemutse, ahubwo urangizanya amashimwe uzuze Imana ubwo wandinze nuko akiri imigambi ku buzima bwanjye. Nkwibutse ko abapfuye tutabarushaga ubwiza, twapfushije abantu, wapfushije inshuti, abavandimwe, abantu bakwegereye. Ntago ari uko twabarushaga gukiranuka, oya, urugendo rwabo rwarangiriye hariya, hanyuma twebwe turimo bakomeje. Ubwo dukomeje rero, imigambi y'Imana iracyahari ku buzima bwacu, kandi nasanze iyo umuntu agihumeka ibyiringiro biba bigihari. Rero rangizanya ishimwe, rangizanya umunezero, rangizanya impamvu nyinshi. Bari ibintu byose Uwiteka yakoze mu buzima bwawe, baraho yagutunze ubona bitari bukunde, akazi kanze cyangwa urugo rwanze cyangwa ibintu byabaye bibi bitandukanye. Hari ibintu byinshi bibi biba ku buzima bwacu, ariko Imana ishimwe ko yagutambukije naho hose. Iracyari Imana yawe, ntaho yagiye, komeza ibyiringiro muri. Ikindi kintu nkundira intangiriro z'umwaka n'impera zayo. Iyo turangije umwaka bari ibintu byinshi twagambiriye gukora tutigeze dushobora. Ese wowe warabishoboye byose? Njye mfite ibintu byinshi nagambiriye, bimwe narabishoboye, ibindi sinabishoboye, ariko ntacyo bitwaye. Intangiriro z'umwaka aba ari amahirwe mashya yo kongera kugira ingamba nshyashya. Nkunda kugira ingamba nshya, nkavuga ngo ibi nibi, kandi nujya gukora ingamba uzajya uhera n'ubundi bya bindi wari wasezanye utakoze mu mwaka uri murangira, wongere ubyandike. Umuntu ufite gahunda uvuga uti ndashaka gukora ibi nibi, Mana ndabiguhaye, nkwagije urugendo rwanjye, uzagendane nanjye. Bimwe uzabishobora, ibindi ntuzabishobora, ariko nawe kugenda gutyo gusa nta ngamba ufite ntago bidukwiriye. Cyane cyane twebwe bari muri Kristo Yesu, tuzi ko dufite iminsi yo kuba hano ku isi, hanyuma twayirangiza tukazajya imbere y'Imana twavuga dore Imana, imyaka wampaye nayikoresheje iki? Impano wampaye, ubutunzi wampaye, umugisha wampaye, amahoro wampaye, dore icyo nayakoresheje. Umuntu rero uzahagarara imbere y'Imana agatanga ripoti, ntagapfa kubaho uko abonye. Kandi Imana ishimwe ko yagusimbukije imigambi myinshi ya Satani. Mbabwiza ukuri, twese ubundi twashima turamutse tumenye amacumu, imyambi ya Satani, imitego ya Satani, iy'abakozi byari bitwerekeyeho, tukarangiza urugendo tugikijijwe, tugikorera Imana, tugifite akanunu kishimwe mu mitima yacu, byakabaye bidutera amashimwe menshi. Imana ishimwe ko itadufunguye amaso yo mu mwuka mu buryo bwa burundu, ngo ujye umenya amadayimoni acaha, umenya abarozi bacaha, umenya inama mbi zabere. Imana ishimwe ko itaguhaye kubimenya byose, kuko umutima wawe wari kuzicwa n'ubwoba, ariko Imana yakurinze muri byose. Reka dukomeze rero kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Ntabwo iminsi mikuru ivuga kutagwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Ujye winyakura, uve mu muryango, uve mu inshuti, cyangwa uzindutse kare cyangwa ku mugoroba, ugirane n'Imana kanya. Iyo umuntu abiteretse hasi igihe kirekire ngo turi muri vacances, ukazajya kongera kubiterura mu cyumweru cya kabiri cy'ukwa mbere, ibi biri bitakiryoshye, imbaraga zabigukundishaga ziba zagushizemo, agace ko mu mwuka ntago tugahembura muri ubwo buryo, oya, ahubwo mu bihe byo kuruhuka ni ibihe byo gusabana n'Imana byimbitse. Reka dusome rero Zaburi ya 57 kuva ku murongo wa mbere. Ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Witsemba. Ni Zaburi ya Dawudi yitwa Mikitamu, yahimbye ubwo yari mu buvumo ahunze Sawuli. Uyu mugabo w'Imana yarahunze, yarirukanse, ariko Imana ishimwe ko ibyiringiro bye byagumye mu Mana. Ngo Mana mbabarira kuko ubugingo bwanjye buguhungiraho, ni koko mu gicucu cy'amababa yawe niho ngiye guhungira, kugeza aho ibi byago bizashirira. Ndatakira Imana isumba byose, Imana inkorera byose. Ubutabazi bwa butegereje ku Mana. Dawidi yari umurwanyi, yashobora guhindukiza ingabo bagahangana na Sawuli. Murabizi ko n'igihe yajyaga mugera hafi ariko ntagire icyo amutwara, ariko ibyiringiro bye byari mu Mana. Nongere nkubwire inshuti y'Imana, komeza ibyiringiro byawe mu Mana. Abantu bazagutabara, n'ibyo utunze bizagutabara, ubumenyi bwawe buzagufasha, impano zawe hari ibyo zizagufasha, ariko ibyiringiro byawe birekere mu Mana. Kuva ku murongo wa 4, ngo izatuma iri mu ijuru inkize, ubwo ushaka kumira azantuka. Imana izohereza imbabazi zayo n'umurava wayo. Ubugingo bwanjye buri hagati y'intare, ndyama hagati y'abakumuriro. Abo bantu amenyo yabo ni amacumu n'imyambi, ururimi rwabo ni inkota ityaye. Murabizi Sawuli yagomba kumwica by'ukuri, ntabwo byari imikino yashaka kumwica
rwose. Nibyo Dawidi arimo kuvuga ngo aryamye nko hagati y'intare, amacumi yose aramwerekeye, ameze nk'uzengurutswe n'intare, amerewe nabi, ariko Uwiteka azamukiza. Ngo Mana wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose. Bateze ibirenge byanjye ikigoyi, umutima wanjye wiyunamiriye, bacukuye ubushya imbere yanjye, cyangwa se banteze umutego imbere yanjye, abari bo babugwamo ubwabo. Mana umutima wanjye urakomeye, umutima wanjye urakomeye, ndaririmba, ni koko ndaririmba ishimwe. Wa bwiza bwanjye we kanguka, neberu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke, nawe azakanguka mbere y'umuseke, azizindura mu yandi magambo abyutswe no gushima Imana. Mwami nzagushima mu moko, nzakuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari ndende zigera no mu ijuru, umurava wawe ugera mu bicu. Umurava n'ubwizerwe cyangwa se ubudahemuka bw'Imana. Yavuze ko bivuga ngo ni birebire cyane bigera no mu bicu, kandi uko n'ukuri ubwizerwe bw'Imana ku ijambo ryayo no ku byo yavuze no ku byo yagambiriye ku buzima bwacu ntago twabubara, bugera ku bicu, bugera hejuru cyane aho tutabasha kubara. Ngo Mana wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose. Imana iguha umugisha, usoze umwaka neza, urindanwe n'abawe, kandi ukomeze kuba mu ijambo ry'Imana. Ugire umunsi mwiza, urakoze.